Oh yes, ni ikiganiro ubuzima bunejeje, nkaba ariye shata mukazi nkomeje kukibagezaho. Noneho kuri uyu munsi nongeye kubazanira ikiganiro cyiza cyane, kandi ikiganiro gikomeje gufasha benshi. Muri rusange kuri uyu munsi wa none ndagira ngo tuganirire hamwe ku bibazo by'abantu bakunze gufatwa no kuribwa mu nda. Kuribwa mu nda ni bimwe mu bantu bakunda kugira kandi bakagira icyo kibazo, bamwe batazi ikibibateye, abandi nabo bashobora kuba babikeka, ariko kuri uyu mwanya turagira ngo turebere hamwe impamvu zigiye zitandukanye zishobora kubatera kuribwa mu nda. Ibimenyetso bijyanye no kuribwa mu nda, mu gihe uri kuribwa mu nda, bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara: uburibwe bufata igice kinini cyo mu nda, ni ukuvuga hari mu nda hose uherereye aho igifu gitereye kugeza hafi ku ruhago. Ibi akenshi biva kuri virus no mu gifu. Igogorwa ryagenze nabi cyangwa se kugira imyuka mu nda. Hari igihe uburibwe buba buri mu gice kimwe gusa butahinduka. Uburibwe akenshi buba buturuka mu nyama iherereye aho yarwaye nk'igifu. Uburibwe bumeze nk'ibinya cyangwa imbwa akenshi buherekezwa no guhitwa. Ntabwo buba buteye ubwoba cyane kuko bwo akenshi buturuka ku gutumba no kugira imyuka mu nda, nubwo ushobora no kugutera kugira umuriro. Reka turebere hamwe impamvu zitera kuribwa mu nda. Hari impamvu zigiye zitandukanye ziterwa no gufatwa mu nda ukaribwa kandi ukumva bikubangamiye. Rero niho tugiye kureba izo mpamvu zitandukanye: kutituma no kwituma impatwe, ubwivumbure ku byo wariye cyangwa wanyoye nk'amata cyangwa se ubuki, bakaribwa mu nda. Icyo gihe ibyo bintu bishobora kugutera ikibazo cyane, ukibaza se niki cyabaye, ariko bimwe muri ibi biribwa cyangwa ibinyobwa bishobora kugutera kuribwa mu nda. Uburwayi bwa mikorobe zinyuranye ziza mu gifu zikagutera guhitwa no kuruka bijyana no kuribwa mu nda, ari byo benshi bitiranya no kurwara inzoka. Kurya ibiryo bihumanye, ibyo byose ni zimwe mu ngaruka zituma waribwa mu nda. Alright, izindi mpamvu zishoboka harimo kurwara appendix. Iyo warwaye appendix cyangwa se kanseri y'igifu, amara cyangwa izindi nyama zo mu nda, kwifunga kw'amara cyangwa gutoboka kwayo, kubyimba uruhago, ikirungurira, kutagogorwa kw'ibyo wariye, utubuye mu mpyiko, kubyimba cyangwa se kurwara impindura, ibisebe mu gifu cyangwa mu mara. Nyamara kandi rimwe na rimwe kuribwa mu nda bishobora no guturuka ku kibazo kiri ahandi mu mubiri, nko mu gutuza cyangwa igice cyo hafi y'imyanya myibarukiro. Muri byo twavuga indwara y'umutima, imihango ibabaza, indwara izwi nka
endometriosis ikunze gufata abamaze kubyara, ikibazo ku mikaya, kubyimba bimwe mu bice byo mu myanya myibarukiro, umusonga, gutwitira inyuma, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Ibyo byose ni bimwe bishobora gutuma uribwa mu nda, kandi ukaribwa mu nda mu buryo butubangamiye cyane. Reka dukomeze turebera hamwe ubutabazi bw'ibanze. Mu gihe uri kumva uburibwe ufite budakabije cyane, si ngombwa guhita wirukira kwa muganga. Hari ibyo wakwikorera by'ibanze. Nywa amazi ahagije cyangwa ibindi byo kunywa utagotomeye, ariko bitari inzoga n'amata. Irinde ibiryo bikomeye mu gihe uri kuribwa mu nda. Niba warananutse, tegereza amasaha byibuze 6, noneho urye ibinyampeke bike nk'umuceri cyangwa se amakaroni. Wirinde nanone ibikomoka ku mavuta. Ibyo ni bimwe mu by'ibanze mu gihe uri kuribwa mu nda ariko bidakabije. Niba uribwa mu gice cyo hejuru kandi bikakubaho nyuma yo kurya, bikagendana no kubyimba cyangwa se ikirungurira, wafata imiti igabanya aside nka Marox cyangwa se phosphorylgel, bicarbonate n'ibindi wabona. Ukirinda amafiriti, amacunga n'indimu, inzoga, kafeyine n'ibindi byose byo kunywa birimo gazi. Niba uzi ko utarwaye umwijima cyangwa se atari wo ugutera kuribwa, wanywa ibinini bya paracetamol gusa. Ukirinda kuba wanywa aspirin, ibuprofen cyangwa se diclofenac, keretse muganga agusuzumye agasanga atari igifu. Ni ryari rero wajya kwa muganga? Reka turebere hamwe igihe wumva wajya kwa muganga. Mu gihe uri gufata imiti ya kanseri, kwituma byanze ahubwo ukaruka. Mu gihe uruka cyangwa wituma hakazamo amaraso, iyo biherekejwe no kuribwa n'ibikanu mu gatuza no ku ntugu, iyo bije ako kanya ariko ufite ingufu nyinshi. Mu gihe uribwa mu gituza hagati y'intugu, bikagendana no kuruka. Iyo inda ikomeje kandi yabyimbye, utwite cyangwa se ubikeka, uherutse gukomereka ku nda, uri kunanirwa guhumeka, none se kandi uzihutira kujya kwa muganga mu gihe uburibwe burengeje icyumweru butagabanyuka mu masaha hagati ya 28 na 48 nta mpinduka ziri kugaragara, ahubwo uburibwe bwiyongera ndetse hakaba haniyongeraho kuruka no kuribwa, inda yatumbye kandi havugamo
ibintu bikamara iminsi irenze unyara ukorera cyangwa se uri kunyaragurika cyane. Ni gute nakwirinda kuribwa mu nda? Hari byinshi wakora kugira ngo wirinde kuribwa mu nda. Irinde ibinyamavuta menshi, jya unywa amazi ahagije buri munsi. Aho kurya byinshi icyarimwe, warya bike inshuro nyinshi mu gihe ugira ikibazo cyo kuribwa nyuma yo kurya. Kora siporo ku buryo buhoraho. Gabanya ibyo kurya bitera kuzana imyuka mu nda. Ku mafunguro jya wita kuyakungahaye kuri fibre, harimo imboga n'imbuto. Rero dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye yuko wakwirinda kuribwa mu nda. Ni byiza ko ugomba kandi gukurikiza inama za muganga akugezaho, ndetse ukaba wakora siporo nk'uko muganga cyangwa se nk'uko ikinyamakuru gikomeje kubitubwira. Ni byiza cyane, maze tukarushaho kugira ubuzima buzira umuze. Alright, rero dukomeze tugire ibihe byiza aho muri mwese. Mbashimiye kuba mukomeje gukurikirana iyi channel Shatamukazi. Mukoze subscribe, comment, like and share, twese tugakomeza kugendera hamwe